usanga benshi begera Imana kubw'amakuba yaje. Ntabwo ari byo. Ntabwo amakuba akwiriye kutwegereza Imana, ahubwo niba dukunda Imana, ubuzima bwacu bugomba kubana n'Imana, bugomba gushaka Imana, bugomba gukorera Imana. Imana niyo priority y'ibintu byose. Ariko ikimenyetso cy'uko abantu badakunda Imana, bayishaka amakuba yagize ute yaje. Imana mubana ugapfa, umugabo wagukundaga timujyane mu mva. Yangunze nabibereye naruwo gupfa niwe yahuje n'Imana ubudashima. Ni Yesu zina riryoshe, niwe zirata. Nubona ugira impano yo gutanga uzakundwa na benshi, ariko umwanzi azarwanya iyo mpano kugira ngo uyikomerekere muyibike, we kongera kuyikoresha. Iyo ugira impano yo gutanga kubiba, uri ku rutonde rw'abantu Satani agomba gukomerekereza muri iyo nzira kugira ngo ukomereke ubihagarike. Kuko abenshi bakunda gutanga bakomeretswa nabo bahaye. Ukamuha akaba ari ukubabaza, ukamuha akaba ari ugusebya, ukamuha akaba ari ugutuka, ukamuha akakugirira nabi. Nta kindi Satani abashaka. Funga iyo nzira. Dore ibanga rero, nta muntu utanga atagira urukundo. Itangazo ryacu turifite ryo gucishaho buri munsi kuzageza igihe tuzasoreza iyo gahunda, niryo tubanza. Turi hamwe bw'abaterana, tukariha n'abakurikira online. Niryo igiterane dufite cya Garuka Ushima Imana. Garuka Ushima Imana ni igiterane tugira tukagitegura. Ntabwo turacyemeza ko ari ngarukamwaka, kubera ko imbaraga gikoreshwa mo ntabwo turabasha kwemeza ko buri mwaka cyahora kiba, bitewe n'imbaraga zigishyirwamo n'ubushobozi gitwara. Ariko nitugera ku rwego tubasha kubona izo mbaraga, tuzacyita ngarukamwaka, bitewe n'imbaraga dufite, bitewe n'ubushobozi bwacyo. Tumaze no kubona abantu benshi babasha kugishyigikira no kugitera inkunga, kuko ni igiterane dukora turya kandi tunywa. Icyo giterane rero kiba gikomeye, sibyo? Ibintu byose iyo harimo amagambo abiri, kurya no kunywa, haba hari izindi mbaraga. Aho ntabwo ari iz'umwuka, ni iz'ubushobozi. Hari aho umwuka wera akora, hari n'aho amafaranga akora. Akenshi hari igihe tuvuga ku mafaranga abakristo bakavuga ngo ngo ko atari kuvuga ku bindi, noneho bavuze amafaranga. Itorero mu bice bigera kuri 4 birigize, icya mbere n'ubuzima bw'umwuka mu itorero, icya kabiri n'ubuzima bwo gusenga kugira ngo ubwo buzima bw'umwuka bubeho, icya gatatu n'ubushobozi, ibifatika. Harimo amafaranga, harimo ubushobozi bw'ibifatika. Murabyumva? Iyo tuvuze amafaranga ni ibikorwa nyine bijyanye n'amafaranga. Icya kane ni ukwibutsa ko turi hano ariko tuzajya n'ahandi. Ibyo bintu rero ni ngombwa ko mu bigize itorero bivugwa. Rero uyu munsi ndashaka gutangaza iri tangazo, kandi tuzakomeza turigarukaho. Icya mbere, muri Garuka Ushima Imana tuzasangira twese abitorero ugeretseho n'abashyitsi. Abashyitsi bose bazaza muri Garuka Ushima Imana tuzarya kandi tunywe. Kandi tuzabikora iminsi ngahe? 3. Tuzatangira ku itariki 29 z'ukwa karindwi, dusoze kuri 31 z'ukwa karindwi. Iminsi 3 rero tuzajya dusenga, dushima, niturangiza dusangire. Ntabwo tuzarya umugati, mubyumve neza, ko hari n'abasangira umugati. Kuko iyo twasangiye igaburo tuba twasangiye hamwe, ntabwo ari igaburo tuzasangira. Tuzarya ibyo kurya
kuwa gatanu nimugoroba, dusangire ibyo kurya kuwa gatandatu nimugoroba, dusangire ibyo kurya ku cyumweru. Twongere dusubiremo ngo ni ibyo kurya. Hanyuma dufite abaterankunga bakeya badushyigikira muri rusange, bari hano mu itorero, hari n'abari hanze y'itorero, ariko reka tubonere kubwira abantu badukurikira online. Hari abantu bakunzi b'itorero batari abakristo ariko bakunda itorero ryacu, bumva banashyigikira abakristo, bumva banashyigikira buri gikorwa cyose, badukurikira kandi bumva babana natwe ariko bakabura uburyo, kuko hari abari hanze y'u Rwanda, hari n'abari mu Rwanda ariko bari mu ntara, hari n'abandi bari ku migabane itandukanye. Gushyigikira iki gikorwa twese biratureba. Amen. Muratekereza kugaburira abantu iminsi atari ikintu gitoya? Nimurebe devi yo mu rugo yonyine ifite abantu 10 uburyo ibiremereye. None dushobora kuzaba nibuze buri munsi dushobora kurenga 200. Ntabwo byoroshye, dukeneye amaboko ya buri wese wumva bishaka, apana hasi. Kanongere mbisubiremo, wumva apana gahato, kuko agahato ndikaba mu mugisha, ariko ukorera Imana abikunze azagororerwa. Rero icya kabiri, tuzibuka abantu bari mu mago cyangwa se imiryango y'abababaye, bashonje, badafite uburyo ushobora gusangira hano ariko bagera mu rugo abo bari kumwe bakaburara. Ibaze ko wari uvuye ku rusengero, wagera mu rugo mu bana akaburara, ukarara utura umubi wakafanta akaji wenda se n'ibyo kurya. Twageneye abantu 50. Iyo mibare ntabwo tuzayirenza, nibuze 50 bazatahana ibyo kurya bidatetse, bazajya gutekera mu miryango yabo. Bazabitwara babitahane, kandi koko birakwiriye. Niba ufite n'umugabo udakijijwe nakubaza atese noneho ibi wabikuye, wabwira ati mu rusengero Imana yahagendereye irabikora, none uyu munsi turarya, wenda n'ejo bundi nibishira Imana izakomereze. Uko twizera ko icyo abakiranutsi barema Imana igikurikira. Rero tuzabikora, baremerwe, bahabwe ibyo kurya, barire hano kandi no mu rugo babashe kurya. Abantu 50 tugize byinshi twabarenze, ariko kandi 50 nibo bateganijwe. Ndumva ikindi kizweho ni ukureba abantu bafite utuntu duto bari gucuruza. Hari abantu bacuruza utuntu dutoya akaba akeneye ko bamwongerera igishoro. Twateguye nibuza abantu 12 bashobora kugira icyo bahabwa bakongera icyari gihari. Abantu 10 bangahe? 12. Muri abo bantu 12 nibuze muri bwa bushobozi butoya ugize akantu mujugunyiramo ukaminjiramo, babyita kuminjiramo agafu, Imana ntiyabaho umugisha. Erega buri Imana ntizakoresha abandi, ni twebwe. Hari abantu bajya banga ariko nakorera Imana iki? Tushoboye kubwiriza nka pasiteri, ariko mu by'Imana igukorera, mu mashimwe ushima ya buri munsi, hari umuntu ubabaye wafasha, hari umuntu ushonje wagaburira. Niko itorero rya kera ryari rimeze, iryo mu itorero ry'intumwa. Tuzareba kandi nibuze uburyo hatangwa nk'imashini nk'eshatu basi z'abantu bize kudoda ariko badafite imashini, nibuze batatu bazagira uko bazagenda babikora, baremera abandi, n'abandi nabo bagende baremera abandi. Urwo rwego ruzakura, ruzamuke rugere ku rwego benshi bazagira imashini kandi bagiye baremerwa na bagenzi babo. Ibyo ni ibikorwa bijyanye n'amashimwe. Nushima jya umenya ngo hari undi ubabaye, nushima ko ari ibyo Imana yakoze ujye umenya ko hari undi utari washima kandi wafasha, bikagenda neza. Amen. Rero uko byateguwe byose twasanze kugira ngo bizabe bisoje byose neza,
twari twabaza amafaranga agera kuri miliyoni 3,n'ibihumbi hafi 200, ariko dusanga ziyongera 500 kuko byari byabazwe nabi. Usanga byose bizahagarara nibuze miliyoni 3,700,000 igikorwa cyose kigasoza, kandi bizashoboka nta gushidikanya. Murashidikanya? Bizashoboka. Nge nawe tugize ubushake tukavuga ngo reka mu bushobozi buke dufite dufasha abababaye, kandi Imana idufashije, ndatekereza ndashaka ko tuzakora fundraising yo kugurira abantu batishoboye mituweli de sante. Hari abantu badashoboye kwishyurira mituweli, nibuze tuzagire nk'abandi 100 tubishyure mituweli de sante. Tuzakora icyo giterane ari umwihariko kitari muri garuka ushima Imana, ariko tubenga igiterane tugiye gukora turiyemeza mituweli de sante 100 mituweli 100 ni amafaranga angahe? 300 yonyine, udufaranga duke. Ariko iyo tubitekereza kuri umwe biba binini, ariko twese tubigize ibyacu birashoboka. Ntitugasengere ibibazo gusa ngo twibagirwe gufasha abababaye. Amen. Niko biri bitubwira. Ibyakozwe n'intumwa 2:44 habivuga ngo iki? Ibyakozwe n'intumwa hari wadusomera. Ntabwo ari ibintu duvuga, ahubwo niryo torero rya mbere niko ryari rimeze. Ariko murabizi aho tugana buri muntu wese asigara nyamwigendaho, imiterere y'itorero rya mbere ntayikiriho. Umuntu wese arikunda, umuntu wese yumva yaba mu bye, wapfa wakira n'akazi kawe izagutabare cyangwa kwihorere, ariko ntabwo ari byo. Itorero rya mbere mu mwihariko ryari rifite itorero ry'intumwa, iryo Yesu yasize, reka twumve uko ryari rimeze. 44 kugera 47. Abizeraga Yesu bose babaga hamwe, babaga bari hamwe mu rusengero, bagasangira ibyo kurya byose, bagasangira ibyo kurya byabo byose bakabisangira. Ubutunzi bwabo n'ibintu byabo, ubutunzi Imana yabahaga barabigurishaga. Iyo bakoresheje kugura, bemeraga kubigurisha, ufite ikintu hanze akakigurisha. bakabigabanya bose, uko umuntu akenye, uko umuntu wese akennye. kandi iminsi yose babayeho bakomezaga kujya mu rusengero gusenga n'umutima ugize ute? Uhuye. Iri jambo rivuga ngo kugira umutima uhuye nta makimbirane y'abagabo. Ariko twebwe aruzuye mu itorero rya none, apana iryaha gusa n'iryahandi. Abantu basenga badahuje, mwavuga ngo dore uko areba, ngo dore uko, ngo se buriya ari kumara icyo ari imbere, turi abacamanza abajije. Kera ntabwo biriko byari bimeze mu itorero rya mbere. n'iwabo bakamanyagura iwabo uko babaga bameze, baragendaga bakamanyagura imitima, bagasangira, bakarya barangiza bakishima, bafite imitima itabarega ikibi, bafite imitima itunganye, bafite imitima itari y'indyarya, kuko abakristo basenga ari indyarya. Umuntu akaryarya mugenzi we, bari aho ngaho ntawe ukunda undi, bakaririmba baryaryana, bakabwiriza baryaryana ari indyarya. Mu itorero rya none nicyo kirango. Abenshi dusenga turi indyarya, ariko ntabwo itorero rya mbere ariko ryari rimeze. Babaga ntawe uryarya undi. Niyagerageje kuvukamo yitwa Ananiya na Safira, muza amakuru yababayeho, kuko baryarya Imana bagwa ku birenge by'intumwa barapfa. Timuzi ko bagurishije ibyabo, isambu yari yabo, bayigurishije bagabanyaho ibice bimwe, barabibika amafaranga, bazana make. Ati Pete uri he? Ati ndi hano. Ati dore ibyo twagurishije isambu. Ati ni ukuri nibi? Ati nibi. Ati nibyo ni ukuri. Ati sinjye ubeshya, urabeshya umwuka w'Imana. Aka kanya urapfa baguhamba, kuko wakeresheje ubuntu bw'Imana n'itegeko ry'Imana. Ananiya agwaho arapfa, barangije bajya kumuhamba. Safira umugore we nawe aje, kuko nta makuru yari afite, aramubaza ngo isambu yanyu mwayigurishije angahe? Nari umugabo yazanye ati rwose turashima Imana. Niyo ati nawe ibirenge bijya kuguhamba biraje. Nawe baraza baramufata bajya kumuhamba. Kuva uwo munsi abitorero bajya ku murongo. Uburyarya bucika mu itorero, binyoma bicika mu itorero,
ariko ubu byarimenye ibinyoma ndi muzi ko aribyo byimye mu rusengero. Ariko uburyo bwiza byakorerwaga iki? Byakorerwaga kugira ngo n'umukene bamukenure, ubabaye bamufashe, ushonje bamugaburire, wambaye ubusa abona icyo yamba. Amasengesho yabo ngo bongererwaga bakizwa bitewe n'ibikorwa bakoraga. Niko birikomeza bivuga, bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye nuko bwije umwami Imana akabongerera abagira ute? Abakizwa. Ngira igitorero rya mbere, ahirya uyu munsi umuntu wese n'akantu ke, agakoma kanjye n'abana banjye hirya y'abandi barwara bwaki, n'akazi ka Imana nitabatabara bazapfa. Undi akabona udufaranga ati n'utwanjye nta n'uwatungaho amazuru, n'umugore wanjye n'umugabo wanjye n'abarumuna banjye n'abavandimwe banjye. Ntabwo ari ryo torero Imana yashakaga. Imana ishaka itorero ribasha gufasha abababaye. Twarabitekereje, turi kubisengera, turagira ngo byose bizakorwe neza. Ese murabyishimiye? Mbwirira uwo muntu muri kumwe ngo muri duke Imana yaguhaye uzagira icyo ukora ufasha abantu. Muri duke Imana yaguhaye uzafashe abandi. Nimuba maso mukumva neza ibyo turi kwiga, mugiye kuba abantu, kuko iyo ujya gusimbuka usubira inyuma ukitonda. Nta muntu usimbuka ahubutse. Iyo usimbutse uhubutse tugera ko ushaka gusimbukira. Rero iyo ushaka neza usimbuka ugera aho ushaka kugera. Usimbuka wabibaze kandi ubanje gusubira he? Inyuma. Ndashaka kugira ngo witonde uburyo tugiye kwiganira ijambo, ubyumve neza. Nze gusaba abafite babana batoya barebe uko babigenza, tuze kugira ikiturangaza. Imana ibahe umugisha. Reka dusome, hagira umfasha ansomere kandi muri Luka 6 tugiye kwiga ku ijambo rivuga ngo ihame ryo kubiba no gusarura, cyangwa se ihame ryo gutanga no guhabwa. Urashaka kubaho uri umugisha kandi n'abandi bakakubera umugisha. Iryo somo tugiye kwiga. Kuba umugisha bisaba ngo ubimenye, no kugira ngo abandi bazakubera umugisha bisaba ngo ubimenye. Iyo utabimenye ntuba umugisha, kandi nawe abandi ntibakubera iki. Rero nibyo shaka ko tugira ngo twige none. Amen. Fata agakaramu, fata agapapuro kawe, niba wakazanye karine yawe. Ni byiza ko musenga kandi mufite aho mwandika. Iyo dusenga hari uburyo butatu. Turasenga, ushobora kumva ijwi ry'Imana, ariko hari no gusoma ijambo ry'Imana tugasobanukirwa iby'Imana ishaka mu ijambo ryayo. Amen. Reka dusome Luka 6:38. Undi yirukanje arebe mu Migani 11:24 agarukira 27. Kadusome ijambo ry'Imana. Bibiravuze ngo mutange namwe muzahabwa. Urugero rwiza rutsindagiye. Urugero rwiza kandi rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye, nirwo muzagererwa. Kuko urugero mugereramo ari rwo muzagererwamo namwe. Amen. Namwe nirwo muzagererwamo. Amen. Yicarire 30 Migani 11:24-27. Reka wahageza dufashe. Migani 11:24 kugera 27. Bibiravuze ngo kandi hari umuntu utanga akwirakwiza, nyamara akarushaho kunguka. Kandi hari umuntu utanga akwirakwiza cyangwa se anyanyagiza, ajugunya. Ibyo twita ukwiragiza. Iyo bavuze gukwiragiza ni ukujugunya aho ubonye hose. Nyamara arushaho kunguka uwo muntu.
kandi hari uw'Imana, kandi hari uw'Imana, hari uw'Imana, hari uw'Imana. Ako kantu mugasobanukirwa pana uw'Imana, Uw'Imana. uw'Imana, Birenze uw'Imana urugero. birenze Urugero. n'urugero. ariko we bizamutera Ariko- ubukene gusa, Oh, mbega umuntu ufite igihombo, we bizamutera ubukene gusa. subiramo. ariko Hari uw'Imana birenze n'urugero. Umva ingaruka bizazana, bizamutera ubukene gusa. umuntu ukunda ubukene ntazamura ukuboko dushima Imana akakunda ubukene. Umuntu wumva akunda ubukene ntazamura ikiganza tumubwira ati ngewe rero rwose ndi umuntu wikundira ubukene, iyo nakennye nshima Imana. Hari uwo arazamura ukuboko? Uw'Imana akimana akongera akimana bikava ngo birenze iki? N'urugero. Bizamutera iki? Ubukene gusa. Komeza numva. umunyabuntu azabyibuha, Umuntu ugira ubuntu azabyibuha, kandi uvomera abandi kandi nawe uvomerera abandi nawe azagira ute? azavomerwa. Aha, komeza. uw'Imana amasaka Uw'Imana amasaka azavumwa na rubanda, azavumwa na rubanda, ariko umugisha ariko umugisha uzaba kuyabagurira. uzaba kuyabagurira, akayatanga akayagurira abo bantu, akababwira ati ngaho aya masaka ndayabaguriye. Aha, ugira umwete wo gushaka ibyiza ugira umwete wo gushaka ibyiza aba yishakiye gukundwa, aba yishakiye gukundwa, ariko ushaka kugirira abandi nabi ariko ushaka kugirira abandi nabi izamugaruka. iyo nabi izagira ute? Izamugaruka. Irekerera. Amen. Mu Bagalatiya ho haravuga ngo icyo ubiba nicyo, kuko Imana itanegurizwa iki? Siko biri bivuga mu Bagalatiya igice cyaho, ngira ngo ni mu gice cya 6 n'umurongo wa 5. Imana ntinegurizwa izuru, icyo umuntu abiba nicyo azagira ute? Azasarura. Nashatse kubigisha ku ijambo rivuga ngo ihame ry'umubibyi n'umusaruzi, cyangwa se gutanga no guhabwa. Ubundi abantu bose bakunda umuntu utanga, baramukunda. Nubona ugira impano yo gutanga uzakundwa na benshi, ariko umwanzi azarwanya iyo mpano kugira ngo uyikomerekeremo uyibike, we kongera kuyikoresha. Iyo ugira impano yo gutanga kubiba, uri ku rutonde rw'abantu Satani agomba gukomerekereza muri iyo nzira kugira ngo ukomereke ubihagarike. Kuko abenshi bakunda gutanga bakomeretswa n'abo bahaye. Ukamuha akaba ari ukubabaza, ukamuha akaba ari ugusebya, ukamuha akaba ari ugutuka, ukamuha akakugirira nabi. Nta kindi Satani aba ashaka. Funga iyo nzira. Dore ibanga rero, nta muntu utanga atagira urukundo. Ahari urukundo hari, nubona ahantu hataba gutanga urukundo nta ruba ruhari. Ibi navuze mbere by'ibyo tugiye gukora ni ikimenyetso cy'urukundo. Ibi narindi kuvuga tuzakorera abababaye, abadafite epfo, badafite haruguru, ni ikimenyetso cy'iki? Cy'urukundo. Rudahari ntabwo twabitekereza, nta nubwo twabiha umwanya. Ntabwo wafata amafaranga angana na 3,700,000 muri iki gihe nta mafaranga ahari. Muzi ko ubukene buharari bwinshi, muzi ko ibibazo biharari byinshi, ngo ugende uyajugunye aho utazajya kuyabaza. Abenshi aravuga ati ningira icyo nguha uzangarurira, ariko aho urukundo ruri ntabwo bareba ngo uzagarura. Reka da, uratanga gusa, utitaye ngo bizagaruka, utitaye ngo bazansubiza, utitaye ngo nzagira gute. Kuko umubibyi ubiba ntabwo aba yitaye ngo azasarura cyangwa ntazasarura, kuko hari igihe amapfa atera imbuto wateye ntimere. Iyo utameze uhagarika kongera kubiba, urongera ugahinga ukagira ute? Ukabiba. Ahari urukundo rero hari no gutanga. Amen. Yagira uzababeshya. Hatanga ugira urukundo, utagira urukundo ntatanga. Reka mbaho ingero za bugufiya nirukange ndatinze. Icya mbere, iyo ukunda utanga umwanya. Kimwe kigaragaza ko tudakunda Imana ni umwanya twayiburiye. Kuyiburira umwanya. Ubu mubona abenshi begera Imana kubw'imihangayiko n'ibibazo.
abenshi iyo umuntu yahangayitse ariko mana nduburira amaso yagenda ajya he, shangazi yandetse, tantine nawe ndabona hano dutongana, ndabona n'umugabo yarambindutse, ndabona umugore nawe yahinduye ijisho, ati nderekera ati ku Mana. Ntabwo bigomba, iyo ukunda Imana ntugomba kamakuba azaza. Oya, n'igihe uguwe neza ujya imbere y'iki? Igihe twaguwe neza hambere tujya ni imbere y'Imana kwibwira ngo niwe uduhaye kugubwa neza, niwe uduhaye amashimwe, niwe uduhaye indirimbo turirimba, niwe dukesha byose, ukaza imbere. Mureke mbabwire experience mfite mu myaka maze nkorera Imana. Abenshi nabanye nabo iyo bageze mu gihe cyiza bagabanya gusenga, bagabanya gushaka Imana. Oya rwose gusenga ntabwo biba bikiri priorite kuri bo. Kandi maze imyaka nkorera Imana, ntabwo ari myinshi ariko sinamike. Maze imyaka 7 ndi umupasiteri, maze imyaka 20 hafi n'3 ndi umukristo mu rusengero. Nararirimbye, nabaye mu nshingano yo kuririmba. Abenshi begera Imana kubwa amakuba yaje. Ntabwo ari byo. Ntabwo amakuba akwiriye kutwegereza Imana, ahubwo niba dukunda Imana, ubuzima bwacu bugomba kubana n'Imana, bugomba gushaka Imana, bugomba gukorera Imana. Imana niyo priorite y'ibintu byose. Ariko ikimenyetso cy'uko abantu badakunda Imana bayishaka amakuba yagize ute yaje. Nukuri ubukene bwanyishe, reka njye gusenga, nukira bizagenda bite, tuzagaruka. Reka nukuri ndabona umuntu umwishyuza ameze nabi, Mana ngize umwishyuza, yamugukiza ubwo uzagaruka uwa kabiri yaje kukwishyuza. Ti nabwo haje uwa kabiri nabwo ndagiye. Ni uburwayi bwo mu mutwe. Kandi uburwayi bwo mu mutwe si ugusara. Uburwayi bwo mu mutwe ni ugutuzamo ibindi ukibagirwa Imana. Imana niyo mugenga w'ibintu byaba ibihe byaba biri kuri iyi si. Imana niyo mugenga. Kimwe kigaragaza ko urukundo rwacu n'Imana ntarwo ni umwanya twayiburiye. Abisirayeli iyo bajyaga kujya mu kaga bimaga Imana umwanya. Imana igahagurutsa mama aturiye Isirayeli, akayitera, akayikubita, akayibabaza. Barira bavuza induru ikababwira ati narabashatse ndababura, narababuze. None se wadukijije? Oya, nimugende mubabarire i Babuloni, nimwongera gutekereza ko ndi uwa mbere nzabakurayo. Ikemera ko bababaza. Rero niba ukunda Imana ukwiriye kuyiha umwanya. Icyo ni cyambe. Mwiriro mwicaranye ngo guha Imana umwanya. Guha Imana umwanya. Ariko biranantangaza. Uzi kwirirwa ugenda mu nshuti zawe waramutse uzi icyo wahaye umwanya. Nabonye imiterere, nanjye narakundanye. Murabizi ko nakundanye? Timurako nambaye impeta y'urukundo. Ariko ubu ntabwo ngibona umwanya cyane wo kumwandikira. Madamu ko turabana mu nzu, niyo mwandikiye ndamubaza ntibiteze. Nisa uri mu rugo se? Yego. Hanyuma se za gahunda tizimeze gutya zimeze gutya, ati okay sawa, ngahita ndekera. Ariko kera tutari twabana narahamagara gatanyitaba nkumva umutima umpagazeho. Ariko bari hehe? Nkongera ngahamagara, yaba nimero composé ne pas accessible à ce moment. Ngavuze induru. Nari ku Imana yanjye ubundi ngahangayika ubusa, ngahita mbona umuhungu bari kumwe. Siko duteye. Abadamu b'iki gihe nabo niko bateye. Iyo uhamagaye umugabo saa 4 z'ijoro atari yataha, ukumva yazimye, tushobora kwemera ko ari ukuzima. Uhita ufotora igikobwa bari kumwe, inguni bafunze, aho bakatiye, umutima yes, umutima ukaguhagararamo. Ariko ijwi ry'Imana iyo ritari hafi yanyu, imitima ntigibahagararamo. Reka ivuge cyangwa irorere, nta n'umwanya nayibonera. Waboneye abandi akanya, ariko waburiye Imana umwanya. Ubonera abantu bazagutandukanya n'Imana umwanya. Wima Imana umwanya muzabana ibihe. Niki cyatuma wumva ko hari ikindi cyasimbura Imana mu buzima bwawe? Niki wasimbuza Imana? Imana mubana ugapfa, umugabo wagukundaga timujyane mumva. Imana mubana mukajyana mumva, mukazazukana nayo. Imana uba mwize ejo bakaguherekeza rusororo, bakaguherekeza ngo yitabye ya Mana.
barangiza bagukundaga bose bagatonda basubirayo nta waguherekeza ngo mujyane, warangiza ukayiburira umwanya bakazavuga ngo yitabye Imana, kandi yayitabye yari yarayiburiye umwanya. Birantangaza uyu mwanya mbabwira none ku cyumweru weekend, abakozi benshi bicaye mu hoteli n'utubari barimo bararya, babonye umwanya w'ikiruhuko, ariko yakubwira ngo nabonye akazi nasenze. Hanyuma uyu mwanya ari mu kunezerwa, ariko iyo akamuhaye yarayibagiwe, kandi umunsi azagatakaza azavanga akunda Imana naje. Nta rukundo, ntarwo. Ibyo dukundira Imana n'ibyo duhaye, niyo itinze kubiduha turagenda. Dore ingorane rero, twibagirwa ko ari bwo buzima dufite kubana n'Imana. Ubuzima mfite none, imibereho nzabaho none, uko nzamera kose, Imana niyo musingi w'ubuzima bwanjye. Apana umugore nashatse, oya. Umugore yaguhinduka, abana babyaye baraguhinduka, akazi karaguhinduka, umubiri urawugaburira ejo ukaguhinduka. Nta kintu na kimwe cyo kwizerwa usibye kwizera Imana. Niki cyatuma tutayikunda? Niki cyatuma tuyiburira umwanya? Ongera umbwirire uwo muntu ngo wige guha Imana umwanya. Biragoye ukunda iyo umuburiye umwanya, konegisiyo iracika. Muzi nubwo bagusengera iyo hatariho konegisiyo ibitangaza by'Imana birabura. Niki cyaduha konegisiyo? Nuko tugira Imana ya mbere. Kugira Imana ya mbere, kugira Imana ubuzima bwawe. Njya ntangara iyo ndeba abantu bagenda wagira ngo Imana ntibayizi, harika akajyaza harya ukiyizira igihe ushakiye, ugakora igihe ushakiye, ukamubina igihe ushakiye, sa porogaramu, sa gahunda, ukabaho iby'Imana urabitekereza nyuma, ati harya bino byarangiye, ati byarangiye, na kiriya cyarangiye, ati cyarangiye, harya ubwo igisigaye ni iki? Ati reka mpfe kujya ku rusengero, upfe, ariko uzanapfa. Ntibajya ku rusengero nko gupfa, ku rusengero niho hambere. Gahunda wakemera ukabyuka saa 10 ukazikora, wagera isaha yo kujya mu materaniro ukaba wa mbere. Kuko iyo reka mbabwire, twese tuza kuri randevu y'Imana. Iyo atari randevu y'Imana haba hari ibindi. Hari abasore baza baje kwirebera abakobwa muri Betelehemu, hati nabonye umukobwa we, akaba ari hano, twebwe tubeshya ngo ni musirimbe, ariko agasirimba areba. We uziko barimo we bareze we, bareze kwe ngo waje imbere y'Imana. Abandi bakajya muri tuwarete ntacyo agiye kureba, akajyamo akigorora akigira uko ashaka, atari ko pasiteri buri ararangiza ryaragiye mu mwuka. Uyu niwo mwuka ndi muruta indi myuka yose. W'Imana umwanya, kubaha Imana aho uri, utegereza Imana mu byo utekereza, kumva Imana yawe ikwiriye icyubahiro mbere y'ibindi byose. Umwanya waha abantu, umwanya waha inshuti, WhatsApp, Messenger, kujya kuri YouTube n'ibindi tureba za Kanyombya n'izindi, acana vuga ngo Mana uri uwa mbere, ndagushakira umwanya mu rugo rwanjye, ndagushakira umwanya mu rusengero, ndagushakira umwanya muri korari, ndagushakira umwanya aho nzaba ndi hose, nzagushakira umwanya. Nubikora Imana izakwereka imirimo yayo. Ijambo rya kabiri, iga gutanga ubuzima bwawe mu Mana, kuba igitambo. Kuba igitambo ni iki? Ni ukwemera guhara. Guhara ibyaha. Kanongere mbisubiremo, guhara ibyaha. Ukavuga ati wacyaha we, nubwo wasaga n'uryoshye, ndaguhara. Mwari muzi ibintu bya mbere biryoha ni ibyaha. Ibyaha biraryoha we, kandi biryoha nk'isukari, ariko bikarura nk'umuravumba iyo urangije kubikora.
umuntu wese aba yumva ibyaha yabikora biba bikomanga, ni wowe wo kubikingirana cyangwa kubikingurira. Icyo nshaka kubabwira ni iki: iyo wabaye igitambo wemera kureka iki? Ibyaha. Nta cyaha gikwiriye kugutandukanya n'Imana. Hari uwigeze yambwira, harambwira ngo pastor, wareka aba bagore bari Kigali urumva wapfa kubareka gutyo? Hako ntabwo ugira ko Kigali yahishije. Ati hano hari abagore bisize we, hari abagore bafite imisatsi inyerera. Ati uramuhobera wakora ku musatsi, ati roho zigahaguruka. Izo roho nyine ni ukuzibamba hehe ku musaraba igorogota Nyabihanga. Muranyumva ba mama na papa? Roho zahagaze mu mitima, izo roho Paulo aravuze ngo nabambanywe na Kristo, sijya uriho, hariho Kristo muri jyewe. Cyo gituma nyoborwa na Kristo mu rugendo rwanjye. Iby'isi nabirebye nk'ibibambwe, nanjye bindeba nk'ibigize ute? Mubambwe. Sinjye wiyobo, ndayoborwa na Yesu. Rero iyo utari waba igitambo ukiniraho Imana igushyize. Cyo gituma mubona abaririmbyi bazira igihe bashakiye nuko atari yaba igitambo, arafite kamere ya roho mbi. Ndasenga Imana izazidukiza. Roho itakubwira ngo ubaha Imana, gahunda mufitanye n'Imana yigira ute? Yubahe. Timureba naratangaye kandi muri ubuzima nyantangara. Nubona umuntu atazi kubaha Imana mu byo yamuhaye, uzamenye ngo n'umugisha we ntawo. Kabone naho yagira amasezerano angana na Kigali, kuko ubaha Imana afite umugisha uva ku, ariko tubaha Imana afite umuvumo uva. Nuko byubatse. Kubaha Imana bituzanira iki? Umugisha uturuka kuri. Kutubaha Imana muri twe bizana umuvumo uturuka ku Mana. Kuko ku Mana haba ibintu bibiri, hari umugisha n'iki? N'umuvumo. Iyo wumviye Imana direct, ntabwo bisaba amasengesho menshi, winjira mu mugisha. Iyo utumviye Imana kabone nawe wasenga cyane, winjira mu muvumo uri gusenga. Kuko kumvira Imana no kubaha Imana no kumenya ibyo ishaka ugakorera muri bya bindi ishaka bikuzanira umugisha. Amen. 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 Ikantu ka gatatu ushaka kubabwira, iyo umuntu ajya kwitanga nk'ikimenyetso cy'urukundo, mureke mbabwire urugero rwa bugufi. Mwemera ko Imana ikunda? Yatanze umwana wayo w'ikinege ari umwe, imutanga kubw'abanyabyaha batwebwe. Yemera kumutanga. Iravuga ngo ndora Imana Eduard wavukiye mu karande ka nyina na se azacungurirwe muri uyu mwana ntanze. Iramutanga ariko turi babi, iramutanga kubw'urukundo. Imana niyo yonyine yakunze umuntu mubi, ari umunyabyaha iramukunda Imana. Haleluya. Haleluya. Muri byararimye ngo yankunze ndabibereye naruwo gupfa niwe yahuje n'Imana ubudashima. Ni Yesu zina ryose, niwe nira. Yankunze ndabibereye naruwo gupfa niwe yahuje n'Imana ubudashima. Ni Yesu zina ryose, niwe zirata. Haleluya. Haleluya. Uwo niwe byirato byacu, uwo niwe mbaraga zacu. Haleluya. Ako kana haruwi
yambuye ubwiza bwose yambaru umumo wose n'ububi bwanjye. Imana ibaha umugisha. Imana yemera kwiyambura umwana ikunda, iramutanga, imuha twebwe babi. Vuga ngo yamuduhaye turi babi. Ayo ni amahirwe twahawe mu buzima, uzayakerensa Gehinomu iramutegereje. Ariko uzayaha agaciro, uzayubaha, uzayakoreramo akavuga ngo nahawe impano iruta izindi mpano zose, nahawe ubutunzi buruta ubundi butunzi bwose, ni Kristo wagiye ku musaraba, agira ku musaraba njyewe umunyabyaha, ukubaha uwo nguwo, ukubaha icyo gitambo, Imana izaguhindurira ubuzima muri iyi si, kandi abantu bose bazashakira agakiza muri wowe, kuko Yesu uri muri wowe arahindura, ntahindura imbere gusa n'inyuma harahindura. Amen. Iyo urebye mu Baroma 12:1-2 hari ijambo rivuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, aba ariko kwikorera kwacu gukwiriye. Ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kuko ari byo Imana ishaka. Ibyo ni byo Imana ishaka, kuba igitambo, ukagira umutima ushimwa, ugahinduka rwose. Karitsiye ikabimenya ko wahindutse, wari igisamba akabireka, wari indaya akabireka, wahemukaga akabireka. Imana iyo igeze kuri urwo rwego ihindura amateka. Ariko abenshi turacyari babandi. Kubera iki? Urukundo rw'Imana nta ruturimo. Haleluya, 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 haleluya. Kugira ngo umuntu azagere ku rwego ashimisha Imana, ni ukwemera kuba igitambo. Mureke mbabwire uko Isiraheli iteye. Isiraheli igira amahame n'imihango n'imigenzo, ariko barabyubaha, babikoreramo. Ushobora kwibeshya, wabyica bakagufata bakagutera amabuye ugapfa. Kuko kera mu isezerano rya kera niko byakorwaga. Wakoraga icyaha baramufataga bakamujyana hariya mu karubanda bakamutera amabuye akagira ute? Agapfa. Nyamara birengagije ko ari uwabacunguye, batizera, batemera. Yesu yaje aje gukuraho iyo mihango, ariko bamwe barayigumanye. Dore icyo nenda kubabwira, Imana yaduhaye ubuntu butagira akagera, aribwo kuduha Kristo Yesu. Ariko dore icyo dusabwa, kwitanga muri we, kwemera kwitanga muri we, kwemera kuba muri we, kwemera gukorera muri we. Nitube ab'isi ishaka, tukababo Kristo agize ute? Ashaka. Amen, amen. Mureke mbabwire, itorero kuva kera na n'uyu munsi niko ryubatse, kandi niko ijuru riribona. Iyo dutangiye amateraniro marayika araza, iyo dusoje amateraniro marayika ajyana raporo. Nuko itorero rimeze. Ibaza abakristo bashobora kuba iteraniro ritangira batari bahagera, rigasoza badahari. Abo bantu mu ijuru ntaho banditse, nta risite. Ndabarahira niko Imana yigeze ibishuri uwo bita Arise, araza arabivuga, aravuga ngo yari yagiye kuzimu. Arise muramuzi wagiye kuzimu, muzakurikirana ubuhamya bwe kuri YouTube. Yaravuze ngo abakristo bitwa inzererezi ba mbere ni abakristo bajya mu rusengero amateraniro yatangiye, bagasoza amateraniro bagiye bigendeye. Abo bantu bitwa iki? Ntabwo ari jyewe, ni ubutumwa bwa Arise. Ni jyewe ubatutse, ngo ndabatutse, ngo twisinzererezi twebwe, ni umwere, ndarengana. Ni ubutumwa yazi, jyewe nabisinzererezi rwose. Gutukana ntabyo nzi, ariko Imana yo uko izatwita tuzaba. Nibona turizo nta n'uzabihindura, n'isi ntizabihindura. Kuko ijambo Imana ivuze isi ntigira ihindura, ijambo Imana ivuze nta kirihindura, n'ibihe ntibirihindura, n'iminsi ntibihindura, na covid ntiyarihindura, yewe n'ibindi birirwa bihanurwa ngo birakomeye. Njya numva byacitse biba aho Imana itaba. Aho Imana itaba hazahora byacitse, aho Imana iri nta byacitse bihaba. Kuko murinzi w'abo bantu
imana yo kwizerwa ibabambira amahema, irabatwikira, ntibagira ubwoba, ntibaba mu bihe bafite ubwoba, ntibagenda n'ubwoba, bizera imana ko ari umukuru w'ibihe, imana nyir'ibihe. Nicyo gituma mutazumva ijambo rimvamo byacitse. Byacika gute se? Utegeka ibintu, utegeka ibintu ahari. Amen. Reka mvuga kuri utu tuntu ngana ku musozo. Ijya mbere gutanga, ijambo rya mbere ryitwa gutanga, ni ukwemera kwigomwa. Iyo bavuze ngo tanga, ni ukwigomwa, kandi abantu bazi ko gutanga ari amafaranga gusa. Reka da, n'ibi bihe turimo byo kuba turi mu rusengero twigomwe. Hari amakwe twaretse, hari abantu twari bujye muri baby shower. Baby shower siko muyita? Si baby shower na bride shower, niba ari bride shower. Hari abandi bari buze kujya guhura n'abantu ariko mwabaretse. Hari na telefone ubu ziri kubandikira zibabwira ngo nturataha, turasohoka, zirahari. Ubu hari uri kureba kuri WhatsApp urayimara aho icyo uri kumva Imana. Nyine ni ukuvangirwa. Undi hari ukundi banavangirwa se? Si ukubona umuntu ari kwigisha n'undi ari kuri WhatsApp acatinga ati mutima, ati mutima, ati mutima. Nta mitima ibiri ihura. Iyo ufite uw'abantu w'Imana urawura. Iyo ushaka uw'Imana ureka umutima w'abantu ukabure. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Umuhanga wa mbere mu ishuri reka mvuge nk'umuntu wize. Iyo umunyeshuri w'umuhanga twamurebagamo ubuhanga yicaraga ku ntebe ya mbere, kandi igihe cyose mwarimu yabaga ari kwigisha yabaga ari maso. Hari abandi twagiraga babaga bari gutereta abakobwa inyuma, amwandikira akabaruwa agaseseka munsi y'intebe ati buriya ngo ukunda nk'umutima wahagaze. Mwarimu ari kwandika kandi byarimo n'uwo mukobwa ntazabibazwa, azabazwa ibiri hehe ku kibaho. Vuga ngo azaba igicucu kandi azaterwa amanota zero ifite amatwi, iriho amatwi. Hari zero bajyaga baduha ifite amatwi, bakongera bagateraho kwa kabiri, bagashyiraho n'amaguru atandaraje. Nizo zero bajya batanga. Uko niko byubatse, kandi reka bazitange, nizo bakoreye. Hakaba abandi bahabwa very good, yewe bikarenga na very good, bikaba excellent cyangwa excellent. Ibyo bakabitanga kuko umuntu wese mu mwanya abamo, mu gihe abamo, hari igihe azabihembeho. Umwanya ufata ushaka Imana, umwanya ubiho uri imbere y'Imana, uko kwitanga ukaba mu nzu y'Imana, uko utanga udufaranga ukava ibunyana ukaza, ntabwo ari imfabusa. Uko wemera kureka izo nshuti nabo mwakirirwanye ukabareka ukaba imbere y'Imana, ntabwo uyu mwanya ari imfabusa, ntabwo ari imfabusa. Amafaranga mutanga mu murimo w'Imana, umwanya mufata muririmba mukabyinira Imana, ntabwo ari imfabusa. Wakoze rero ni ukwitanga, ukiyanga, ukigomwa. Mbabaze mbaho urugero rwa bugufi. Itangiriro 22, Itangiriro 22 umurongo wa mbere, iyo usomye icyo gice kugera kuri 14, Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu we, ati karame mu mwana wawe. Niyo yari yaramubwiye ngo uwo mwana azagukuraho igisuzuguriro. Amuhawe, Imana irongera amubwira ngo mutambe ku gitambo. Dore igitambo uko cyabaga kimeze. Igitambo yasabwagaho kirasa n'iyi meza, ukamushyiraho, warangiza ukamushyira hejuru y'inkwi, warangiza ukamubohera ku nkwi, ukamuca umutwe. Wamara kumuca umutwe amaraso akameneka ku nkwi, warangiza ukazana umuriro ugurumana ugakongeza kuri za nkwi. Umwana agashya agashirira, za nyama zihumura zikazamuka zigahumurira Imana. Nicyo gitambo arasabwe ku mwana we. Abisabwe arareba ngo nimba z'umugore turarwana, nimba z'umugore arambwira ati iryo vangirwa ugira, kandi si Imana yakubwiye ngo iguhaye umwana, yongeye kumugusaba ngo umwotse gute Aburahamu. Arabihisha, mu gitondo arazinduka aragenda, afashe umwana ati nkurikira. Afashe abashumba arabwira ati musigare. Aragenda n'umwana mwikoreza inkwi, akenyerera inkota yene kwita ko, baragenda bajya ku musozi Moriya. Ageze ku musozi Moriya, mu rugendo bari hagati umwana n'amazi ati ariko papa, ndabona dukoze urugendo rwo kujya gutamba igitambo, icyo wibagiwe ni kimwe, wibagiwe igitambo uzatamba. Aramureba aravuga ati Uwiteka ari bwirongera igitambo.
aragenda. Wa rugendo rw'iminsi 3 nk'uwajya Butare n'amaguru, uko i Butare Huye ntabwo warenze iminsi 3 utaragerayo. Bagezeyo ngafata umwana muhambirira ku nkwi, yegura umushyo w'inkota agiye kumuca umutwe, marayika avugira hejuru aramubwira ati Aburahamu have, rekera wikica umwana. Imana imenye neza ko uyikunda, kandi ubwo uyikunda nayo amasezerano yawe yose yavuze izayasohoza hatavuyeho na rimwe. Imenye ko uyikunda by'iki? Uwo ni sogokuru wo kwigira. Warangiza ngo sogokuru mukuru Aburahamu turakwizera tuzakwigiraho. Uzagira subiramo ngo uzagiramo. No kujya mu rusengero bisigaye byarakunaniye, nta mwana wasabwe, ubu si gusabye umwana wamutaka. Umuntu no kujya mu rusengero bwabo ni karate. Genda ukurura ibirenge, hari abantu bagenda babake akicara zero. Ntabwo gusenga ari ugutamporeza, ntabwo kubana n'Imana ari tamporere, no, ni sacrifice, ni igitambo. Muratekereza ko muzaba basekuruza w'amahanga n'izo ntege nke, kwambara mu ntege nke, wo gutaza ibyo urimo. Itorero rya none riteye imbabazi. Mbabaze, Yesu ntiyari umwana w'Imana, yaraye ku misozi inshuro zingahe, yamaze iminsi 40 atarya atanywa, yarabuze icyubahiro mu ijuru, ariko yabaye igitambo, yemera gufata umwanya we awuhase. Uwo babanye mu ijuru ari no mu isi barabana. Ariko birantangaza aho abashomeri batagira akazi birirwa bakata muri quartier bareba bari kubaka, bashomeri kandi nta nubwo afite akazi, hakirirwa areba ubusa. Bamubwira ngo jya gusenga ngaha, ngariko buranga iby'urusengero no guteka imitwe, yazawutetse nayo bikamuhira, azawuteke bimuhira. Gufata umwanya ugahimana niyo nzira ya mbere yo kubaho. Aburahamu ibyo yarabikoze. Reka nirukangire mbabwire umubwiriza 11 ibyo yavuze. 11 umubwiriza yaravuze ngo kora neza ugifite uburyo. Uzi impamvu yabivuze gutyo? 11 ku murongo wa mbere kugera kuri 5 yavuze amagambo aravuga ngo kora neza ugifite uburyo, kuko hari umunsi bitazagira ute, bitazashoboka. Akoresha amagambo avuga ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi. Nyanyagiza, kora, nyanyagiza, fata umwanya unyanyagize. Ngenda bwiriza ariko nawe wakora ibindi. Imbuto ni iki? Amagambo dukoresha ni imbuto tubiba. Kabiri, ibikorwa dukorera abandi ni imbuto tubiba. Reka mbabwire, data yabibye amata, umwana warokoka jenoside. Umunsi narokotse narabibabwiye, umuntu umwe wankijije inshuro 2 yaravuze ngo isobona ifansi yaduhaye amata, ntabwo nakemera ko ingoti kujyaho, ndagukiza. Arabikora inshuro 2. Uyu munsi ndiho, ariko nakirijwe n'amata data yagize ute, yatanze. Ayatanga ni yaraza amakuba azaza, ayatanga ni yaraza ibyago bizaza, ayatanga ni yaraza intambara zizabaho. Ariko ibyo yakoze byiza byandengeye ku munsi mubi. Nsomera umubwiriza 11 kugera kuri 5, hasome mwumva uko bivuga. Bibiliya iravuze ngo nyanyagiza imbuto zawe, nyanyagiza imbuto zawe ku mazi, ku mazi, kuko igihe nigisohora, kuko igihe nigisohora uzayibona. Uzagira ute? Uzayibona. Subiramo. Hashize iminsi myinshi. Iyo mbuto nyanyagiza uzagira ute? Uzayibona kandi hashize iminsi myinshi. Komeza numve. Ubigabanye 7, ubigabanye 7 ndetse n'umunani, kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo n'ibyo ari byo. Iyo ibicu byuzuye imvura, bisandaza ku isi, imvura igakwiragira. kandi igiti iyo kiguye cyerekeye ikusi cyangwa ikusi, aho kiguye niho kiguma. Uhora yitegereza umuyaga ntabiba.
kandi uhora areba ibicu uko bizunguruka ntasarura. azunguruka nkabyo ntajya asarura. Reka mbabwire ndaje ukomeze. Nibuka 90 niba ari n'8 hari abantu bishyira muri 2 bagurishije amasambu yabo ngo n'ubundi buye rigiye kumanuka rigwe ngo bagiye kubirira ubusa shanga bazasigara isambu barazigurisha. Kandi abakristo bo mu rusengero nibo ba mbere ati n'ubundi mperuka yaje nyihera make nirire nigendere. Ukibaza uyu muntu nibwo iyo ureba ibibazo tujye ukora ibikwiriye. Dore ingorane, nta muntu uzigera arya ibyo atabi, nta muntu uzigera asarura ibyo atabi. Ikosa rya mbere abakristo tugira niyo tudafite nitwegera Imana, niyo twabonye dutakaza Imana. Imana iravuga ngo nibyo naguhaye, niba ari ugusenga senga, niba ari ukubwiriza bwiriza, n'ibihe bibi bikore, n'igihe udafite uburyo bikore, n'igihe udafite inzira bikore. Nyanyagiza kunyanyagiza ni ukwemera gukora igihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye. Aha, komeza n'ubu soza. uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, cyangwa uko amagufa akurira mu nda y'utwite, niko utazi imirimo y'Imana ikora byose. Niko utazi inzira y'Imana ikora byose. Rekerera. Mureke mbabaze, abana b'abakobwa birirwa baterwa inda baryamanye n'abahungu bikinira, havamwe iki? Siko bigenda ngo Yesu we ngo ndatwita n'ukuri mbona ndiyahura. Uriyahurira iki? Umukino wakinnye havutsemo ingaruka zawo. Birumvikana, ikintu cyose uri gukora jya witegura ingaruka nziza cyangwa mbi. Kamongere mbisubiremo, nukora ikintu icyaba cyiza cyaba kibi itegura ingaruka zayo. Ngo nukuri ngo yangoze ku kibuno ngo nyine ngo urabyumva ngo nanjye nari nambaye umubiri. Ngo wari wambaye iki? Hari ugiye uzaba mu ngaruka zayo. Abahungu nabo bababwira ati wandeye inda, ati uramenye ninjye utera inda nyine njyewe burya rero witonde sinjyana natera inda ngo mbishobore. Ubwo ababishoboye nibo bayiguteye, hehe sinzongera no kumva amakuru yawe. Ngo nukuri narakomeretse, wakomeretse kera utamenye ibigukwiriye gukora mu mwanya wawe. Ngo umuhungu aranyanze ndakomereka nirwa mbareba kuri YouTube ngo yanteye inda ngo ntiyarera umwana. Aramaze mu masezerano mwagiranye, wari uzi ko mwasezeranye ko azakurerera? Mwagiranye amasezerano yo gukora icyaha, ntimwagiranye yo kuzarera. Iyo mugira yo kurera yari kugucyura akajya kugutungira iwe. Ariko kubera ko tuba mu bintu tutazi tubiba imbuto mbi, kandi Imana yaraduhitiyemo imbuto nziza. Imbuto nziza ni iyi, ni ukwemera ugakorera Imana, ubuzima bwawe ukabuha Imana. Va ku bantu, dore Imana igira neza. Va ko abantu ukererewe, kandi marambibabwira turi ko nta n'umukererewe muzabona imbuto mwabigiye n'umusaruro wazo. Cyo gituma Imana itubwira ngo tube imbere yayo, idusaba ijambo rimwe: kwemera kwigomwa ukaba imbere y'Imana, kwemera kwiyanga. Ayo mafaranga uhabwa n'abasore ukayareka. Ko abakuzi b'amenyo barezi vuga ngo gukura amenyo ngo se ni inshinga verb gukura amenyo cyangwa ndabyita verb gukura amenyo. Nawe bazagukuramo muzitsa, wabakuyeho imbere bo bazakuramo muzitsa. Muzi icyo muzitsa isobanura? Ni iryinyo rikomeye rihagarariye ayandi. Iyo rivuyemo ubusigaye imisaya yarajegeye. Pawulo aravuze ngo ibyarindamu yanjye byampindukiye igihombo. Kubera iki? Kubwa Kristo Yesu nahisemo, ibyanjye byose nabibonye nk'amase ndabireka. Izari inyungu z'amadiguri, izari inyungu nari kubanamo n'abandi, nemera gukurikira Yesu wenyine. Kandi ubutumwa mfite ni Yesu, amagambo mfite ni Yesu. Abapagani nzababwira Yesu, abo tugendana nzababwira Yesu, abo twicarana nzababwira Yesu, abo tuganira nzababwira Yesu, abo tugendana nzababwira Yesu, abo mu gitaramo nzababwira Yesu.
iryo ni ryo jambo ukwiriye kugenda, hanyuma ibindi uzavuga uzabona ingaruka zawe. Ijambo rya kabiri ni irukangire zose. Gutanga nk'ikimenyetso cyo kwizera iki? Burya mureke mbabwire, buriya abatizera kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu atizera ntajya atanga. Mwari mubizi? Usibye n'amafaranga niyo muri kumwe uba ubona afite wasiwasi. Abantu babana n'Imana bafite kwizera Imana, iby'Imana babikora mbere y'ibindi, apana nyuma. Mbere y'ibindi, Imana iyo ari iya mbere muri wowe wikorera ibyayo mbere, ibyayo bigakorwa nyuma, kuko Imana ni umwami w'abami. Ikwiriye gukorerwa mbere nk'iyo kwizerwa, ikwiriye guhabwa umwanya mbere y'ibindi byose. Ariko mwabasore ngaho mbwiza ukuri, nyiranjagari na nyirakajagari bakubuza amateraniro yo ku cyumweru nayo kuwa kane, ngo nari ndi kumwe na runaka, ngo twarimo tugenda, ngo icyakora ngo yarasetse, ngo umuntu afite amenyo meza. Nawe nayo uzatahira, uzabaza ibindi birenze amenyo wabonye muri nyiranjagari. Yes, na rudomoro, njya numva ngo ba rudomoro. Nundi hari undi bita kajagari. Kajagara arakujagaraza. Hari abantu babayeho barajagaraye. Iyo kikubwira ko umuntu ajagaraye, akubaza ibintu azi, ngo harya ngo bimeze gutya, ngo harya ngo bimeze gutya, kabizi. Usibye akajagara baba niki kindi azatahira. Ariko arashaka amasezerano, akari amasezerano yose uko Imana niyatanga iraryoshe, ariko iyaguhera he? Iyasohoreza he? Iyaguhera he? Mu kajagari mwihereranye nitangira iki? Amasezerano. Ninde muntu wari wagenda muri kaburimbo agahabwa amasezerano? Imodoka zahita ngo Imana iravuze? Hari uwari? Iyo twihereranye n'Imana duhabwa, azanasohora dukomeje kwihererana n'Imana. Nituba mu kajagari byasezeranijwe tuzabitakaza. Amen. Gutanga nk'ikimenyetso rero cyo kwizera Imana, Aburahamu nicyo cyamushoboje. Aburahamu yitwa sekuruza w'abizera kubera ko yizeye Imana bimuhaniriza no gukiranuka. Gukiranuka kwa Aburahamu kwavuye ku gitambo yatambye cy'umwana we. Imana irabangura umukiranutsi. Mbibutse ko yarongoye umukozi we akora icyaha, ariko Imana umunsi yemeye gutanga umwana we, Imana amubariye icyaha imwita umukiranutsi. Iyo ubaye igitambo imbere y'Imana ugafata umwanya wawe ukawuha Imana, ushobora kwitwa umukiranutsi atari uko ushobotse. Oya, ahubwo umwanya wahaye Imana, ibikorwa wakoreye Imana, ishobora kuvuga ngo uyu muntu ni muzima. Abaheburayo nyirango ni igice cya 11 n'umurongo wa 17. Hansomere Edi, hari ijambo rivuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu kwizera. Abaheburayo 11:17. Biravuze ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga, kandi dore uwasezeranijwe ibyasezeranijwe agiye gutamba umwana we w'ikinege. 18. uwo yabwiwe ibye ngo kuri Isaka niho urubyaro rwe ruzamwitirirwa. Donc wagiye gutamba niwe Imana ari yamubwiye ngo uwo niwe nzakomerezaho urubyaro rwawe, ariko ndiyita kuri iryo jambo ararireka ajya kumutanga. 19 avuze ngo iki? kuko yibwiye yuko, kuko mu ntekerezo ze yibwiye ko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye nkamugarurirwa ari muzima. Nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Amen. Yicarira Imana igumurisha. Hari umuntu umwe yaranshimishije. Ni korari nk'uko zino ziririmba izi korari murazibona?
bararirimba arambwira ati mwe mumbaye mikorofone gato mvuge, nabonye nta byuma mufite, mbaguriye ibyuma by'ibihumbi 500, hari muri za 2002 kandi yacize imyaka myinshi. Akiyatanga umugore aramureba aravuga ati narashatse igicucu gusa, nta minerivare avanyemo, nta kwishyura inzu avanyemo, nta stock avanyemo, yose uko yakayabonye arayatanga. Ntabwo arindiriye ko amateraniro asoza, yaratashye afata bag arahambira utwana twe tubiri natwo duhambirira muri bag. Anso ahambiriye bag kugira ngo ntashyiramo n'utwana akadutwara. Yego ntiyadushyize muri bag ariko yagiye adukurura inyuma aradutwara. Natwo rega yagira bag dukwiramo yadushyiramo. Abantu nk'abo babikora. Si 500 yonyine, 500 n'amafaranga make cyane. Abwira abantu bari mu rusengero abwira ngo Imana niyo nkesha ubuzima mfite, Imana niyo nkesha ibyo yambaye, aho ngeze niyo, ibyo yankoreye niyo mbikesha, ndayatanze nubwo nta yandi nari mfite, ariko mubashe kuririmba neza, mukorera Imana neza, kandi Imana ibasha kumba nandi nubwo nta yandi asigaye. Ukora arahukana ageze iwabo kukurura abana inyuma n'igikapati, nashatse igicucu, twabonye 500,000, inzu ndiyishyuye, minerivare ndiyishyuye, ayo kurya ntayo, arayatanze yose mu rusengero, wasubiraho yaba atagira ubwenge. Umugabo utatekereza, utagira imibare, ese abantu bize babura n'ubwenge, urumva icyo ari gushinja. Aricaye, umugabo atashye asanga umugore yahukanye, giye kumureba. Gutanga ni igikorwa Imana yibuka ibihe byose. Reka nza nuba rugero nirukange. Bibiliya ivuga abantu babiri, ikavuga ko bita Hezekiya yakoze imirimo myiza nta wimubwirije, ayikora mu rusengero, arayikora, atunganya inzu y'Imana, akuraho ibigirwamana, ibyari ingoro basengeragamo arazisenya, ashyiraho igicaniro cy'Imana. Umunsi yapfuyeho niki cyamugaruye? Si imirimo. Iyo atayikora yari kwibutsa Imana iki? Yari kuvuga ngo narasimbutse cyane, ariko yibuka ko naguhimbazaga, n'abahimbaza baracyahari. Ariko imirimo ni ikintu cyitonderwa, Imana iranotinga. Ukora akantu mu nzu y'Imana igashyiraho noted, ikagenda ishyiraho noted, igenda ishyiraho. Amen. Ibintu byose wakoze mu nzu y'Imana byaranditswe. Abantu wishyuriye minerivare byaranditswe. Ibintu wakoze mu nzu y'Imana byaranditswe. Umurimo wose ukorera mu nzu y'Imana bigira ute? Reka mbabwira, Imana ntiyandika umubare w'abateranye, yandika imirimo bakoze. Kanongere mbisubiremo, Imana ntizigera yandika umubare n'umunsi n'umwe w'abateranye, izandika ibikorwa bakoreye aho bateranye. Nukabe mu mubare w'abaterana, uzabe mu mibare y'abakozi. Imirimo yose mukora izagira ute? Imirimo mukora yose izagira ute? Irandikwa ahubwo izibukwa. Mubwire ngo ibyo wakoze. Ijambo rya 4, utanga unezerewe, Imana irabikunda cyane. Nimutanga mujye mubikora munezerewe. Amen. Ureke mbabwire mu ngeso nziza imwe ngira kandi nagize kuva kera, Madame arabizi, ni ikintu cyitwa gutanga. Jewe ndatanga, natangaga n'ibiryo byose nkabimara mu isafuriya. Noneho ngasigara ari urubanza. Niko ibiryo byari hano byariwe nanda, ati umwana yabitanze. Yo Mana, nkajya mu bibazo n'abari babitetse. Niko ufata abandi bana bose ukabagabura ibiryo ukadusigiraho. Imana igiye kumbwira ngo muri iyo mpano niho nzaguhera umugisha. Muri iyo mpano ushobora gutukirwa niyo nzaguhera iki? Uzi ko ari impano ushobora gutukirwa n'abatayigira, ariko Imana yashatse ko ari uzaherwamo umugisha. Kanongere mbisubiremo, muri iyo mpano ushobora gukoresha bakavuga ngo iyi mpano yawe ibangamira abandi, iyo ni Imana ishaka kuzaguheramo. Ntabwo gutanga bigira bose, oya, ariko uyifite akayikoreramo neza imubyarira icyubahiro. Ariko Imana ikunda abatanga banezerewe, bagize bate? Banezerewe. Bibiliya yatubwiye ngo mutange namwe.
siko biriya tubwiye. Kandi mutange ku rugero rwiza, rucugushije, rusesekaye. Siko birivuga. Niba rero iri kuba ku rugero rwiza, ukwiriye kureba icyo ugiye gutanga kari cyiza. Niba ngiye gutanga, ni niya mureka no kabazi kanjye, aba ariko ntanga. Imana ibagirire neza. Abikorino ba kabiri ndebera 9:6 kugera ku 8. Uzajyana ibintu bizima, ndabinginze. Jye gutanga ibintu bizima. Ibintu nawe ubona wanze urabiha abandi kubera iki? Ibintu nawe ubona bitagifite agaciro kuri wowe kubiha abandi ngo babigire bate? Tanga ibintu bizima. Bizima. Aha, ndebera. Bibiravuze ngo ariko ndavuga ibi ngo ubiba bikeya azasarura bike, naho ubiba byinshi azasarura byinshi. Umuntu wese atange uko abigambiriye mu mutima we. Aha, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga nezerewe. Komeza ku 8. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho kubaha byinshi. Yego, kubaha byinshi. Kubasazaho ubuntu bwose, kubaha byinshi, kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose. Umubwiriza igice cyaho cya 9 n'umurongo wa 10 yavuze ngo iki? Umubwiriza igice cya 9 n'umurongo wa 10. Tuye kwisengera dusenge. Mubwiriza igice cya 9 n'umurongo wa 10 haravuga ngo murimo werekeje amaboko wose ukora biki? Ubunebwe. Iki? Ubunebwe. Nsomera numve. Biravuze ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorana umwete. Uwukorana iki? Umwete. Ubunebwe. Abaririmbye ubunebwe, gusinzira, gukererwa. Ngaho mbwira, kuko ikuzimu yujya, aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Ikuzimu aho hatutegereje, nta mirimo ibayo, nta gutekereza, nta migambi, nta bikorwa. Ubara ngo nzakoresha ejo nawe. Kora none ubu ugifite uburyo. Senga ubu, shaka Imana ubu, gira ibyo ukorera Imana ubu, ririmba ubu, vuga ubutumwa ubu, ibyo ukora bikore ubu. Ejo ahawe ni ryari? None. Hari umudamu w'inshuti yanjye yacu aherutse kwitaba Imana. Imana irashaka ko bwa mbere niba ushaka kwiga gutanga, cyane icya 5 tugiye kuvuga. Amen. Cyangwa ni icya 5 bari kwandika gutanga ku rugero rwiza. Ku rugero rwiza. Gutanga ku rugero rwiza. Mureke mbabwire, urugero rwiza rwo gutangamo n'uburyo wiha Imana, ukayiha ibyawe, ukagera ku gipimo ubwira Imana ngo Mana ni wewe wa mbere. Ibyo ibyiza bya mbere niwo bikwiriye, imfura za mbere niwo uzikwiriye. Abakristo bazi gutangira Imana batanga umushahara wabo wa mbere. Aravuga ati amafaranga mbere yuko nzayarya banza Mana ndagutangiye, nyatanze yose. Hari umwana uherutse kuyazana hariya, arayazana aransora, arambwira ngo nazanye umushahara wanjye wose. Kubera iki? Arambwira ati nahigiye Imana ko nimpa akazi ngahembwa umushahara ungana gutya, bwa mbere nzawuha Imana. None Imana ndengerejeho 30,000 kuyo nari nasabye. Yose nyazanye yose. Vuga ngo ayazana yose. Ubwo ari wowe uravuga ati ubwo n'ubwenge buke. Nyine kuko ubwawe butashyize Imana imbere ntushobora kubikora. Ariko ubwenge bwubaha Imana bumenya ko ibyo bwahawe ari Imana yabitanze. Ugatanga icyo bita imfura, gutanga umuganura w'ibyambere ukabiha Imana. Amen. Hari umugore umwe mujya mumwibuka, umugore Bibiliya ivuga muri Mariko, ngira ngo ni Mariko 12
41. Bibiri tubwira ngo barimo batura nk'uko dutura hano. Mwabonaga ko turi gutura? Ngo abakire baraza, hari ukuntu abakire mbakunda, nkunda abakire simbanga, ariko ibyago by'abakire nibiba mu mitima yabo. Araza hari ukuntu ashobora no gufata 5 bigaragara agahita bijugunyamo mwese mureba. Hari ababikora kugira ngo murebe ko atuye 5, abikuye muri miliyoni 5. Urumva ko ntaba ari igisambo, uvuga ngo ni igisambo, kuko iryo tura turi Imana nubwo aritanze ko kabishaka, ariko arikuye mu byinshi yahawe. Nibyo Yesu yavugaga. Abandi baraza batura menshi, haza umugore umwe ari ufite ngo amasenge sinzi niba ari 2, niba ari 1, naho gutyo. Yes, 2 n'abiri. Araza masikini ayajugunyamo, ahita abwira intumwa ngo nimureke murebe. Ntimurebe uriya mukecuru, ntimubonye ko atuye 2? Atuye kuruta bariya abakire bose mwabonye, kuko icyo atanze nicyo cyonyine yari afite ari burabire. Icyo atanze nicyo cyonyine yari burya, asigariya aho. Ariko bariya bose atuye 5 muri miliyoni 5, atuye 5 muri miliyoni 10, atuye ibihumbi 100, wenda se muri za miliyari. Imana izi uburyo uyituriramo naho ukuye ibihaza. Simbara nkubwira ndi mba numva ashaka kwiturira menshi. Uyana ko ari gihe ushobora gufata amafaranga nkana ugatanga menshi, none se ndayima Imana si yayabaye. Uri utihangana ariko uzajya umerera nawe, ugomba kureka tugatura amafaranga menshi. None iyo duhaye niyo yaduhaye, none se turayima ngo tubigenze dute? Tugabanye imibare, twige gutura ibishyitse mu maso y'iki. Haleluya. Hari umupasiteri umwe ndamukunda cyane, ni inshuti yanjye, atura ibihumbi 20 ye uko byagenda kose, atura 20,000 buri cyumweru, buri wa kane atura 20. None ndamubaza, ndetse mukozi w'Imana kuki mbona uhora wagira ngo 20 niwo mugabane wawe? Aravuga, tumva ndashaka kuva kuri 20 nkajya ntura 50, sinzajya munsi. Imana iherutse kumugirira neza, yakira miliyoni 40. Imana imugirira neza, ikoresha umuntu uri hanze muri Canada, amuha miliyoni 60, ntizibaye 100. Uyu munsi araryoshye, ameze neza. Imana igiye kumubwirira ngo mu buvumo aho yari arimo asenga ahuye n'umukecuru, aramubwira, tumva amafaranga uri kuryaho n'imbuto wabibye mu maturo, kuko wagiye utura menshi nta nayo ufite. Imana yakugaruriye ibyo watanze. Ariko hari abayabarira mu mufuka, mene we ariko ko mbona ngurakaza menshi nta giceri. None hari n'abavunjisha, mumvunjira mudiyako, mvunjira umema n'ibiceri. Ibyo binyagwa byacu ko n'undi ari ayacu nta kibazo, watuye n'inote bigutwaye iki? Kuki ushaka 100? Mana twarayo nawe urabizi, nayo izaguye ikubwira ati nawe fata nawe urabizi, kuko icyo umuntu abiba nicyo. Yes. Yesu we harashize ko yarya imigati ukavuga ko adashize. Ntabwo mu kuha Imana ariho tubirangirira. Bwana zifi. Muzi ibindi kubigisha, nibwo buzima muzabamo mukagera kuri. Ibyo wakoze byose mu bwitange, izere kuzabisarura. Izere kuzagira ute? Mbwirira uwo muntu ngo ibyo witanze byose uzabisarura. Nina hano umugore wawe, enda kinyanya, enda hano rata, enda shaye. Nari ngiye no gusoza ntakuvuzeho, enda. Kandi turasa tunambaye ibisa, twajyanishije. Uyu reka muvugeho, ise akorera Imana. Yagiye muri pansiyo ari mu rugo. Imana yamuvuzeho, imuvugaho ijambo iramubwira ngo mu bana bawe b'abakobwa, yabyaye bakobwa bangahe? 8. Warugize ubwoba ngo ni benshi? Imana niyo abatanze. N'abahungu 2. Imana iramubwira ngo abakobwa bawe nzabaguheraho iki? Umugisha. Ntiyabivuze? Reka nsubire muri iryo sezerano. Reba kuntu habaye umugisha bwa mbere. Mwitonde. N'umugisha wa mbere. Uragira ngo mbere kure? Naho nyine hafi aho. Ntabwo ujya kuruhera aho. Uri kujya Nyabugogo. Kandi Kimironko duhari. Ntabwo ari uguhera kure. None abari imigisha y'Imana ajya uhera hafi, vuga ngo bugufi bwaho ngaho. Imana ibimubwira, yabimubwiye abari impinja.
ariko niba hari umusaza ugenda ashyingira kandi agashyingira abakwe beza, nanjye ndimo. Oya sha yashingiye avuga ngo ako kanda hako kanda. Iryo ni isezerano rya muzehe yahawe. Imana iramubwira ngo nubwo ubona ubabaye, nubwo ubona hari bikugora, ariko mu bana bawe b'abakobwa, ntiyavuga ku bahungu, ivuga ku bagi. Kandi mwese murabizi ngo abakobwa bari kuvuka uyu munsi ngo ni abanyabibazo. Ni ukubeshya n'ikinyoma. Satani arababeshya. Umwana wese uhawe, iyo Imana imuvuzeho aba umugisha. Nagira ngo ngubwire ko uri umugisha mu muzehe yabyaye. Ongera usubire. Amen. Ndi umugisha mu muzehe yabyaye. Reka tumukomere amashyi. Imana ni umugisha. Ariko ntukajye ugira isoni ko mba nakwitayeho udazi aragusa nabi. Reka uhagarariye abamama bose hano. Uhagarara nka pasiteri, uhagarare nk'umugabo ufite umugore ufite umugabo mwiza, usa neza, umugabo neza. Zabaye kutabaye. Icyo mbabwira ni iki: uwo yakoreye Imana nta nigare yagendeyeho ngo ajye atahana nigare. Ariko twebwe tugiye kugendera mu mamodoka ahenze, tugiye gutura i Kigali mu mayetaje. Ariko hari uwatubanjirije akajya asengera abakwe mbere, agasengera abana mbere, akavuga ngo Mana nubwo ndi muri iki cyaro, dore ndi pasiteri hano kuri uyu musozi, ariko abakwe banjye bazaba abakwe bakorera Imana, abana banjye bazashake neza. Uyu munsi ndi mu muhamagaro wa so. Uwo kwa data nta mukozi w'Imana abayeyo. Ubu nafashe papa wawe, ubu bawiri n'abandi bazakomerezaho, n'abandi bazavuka ba Esteri, n'abandi bashobora kuzafata kuri aya mavuta. Kuko ibyo dukorera Imana bikwira muri twese. Ntabwo ari wowe wikorera, urakorera n'abandi, urakorera abana bawe, urakorera abuzukuru, urakorera abuzukuruza. Muri wowe hazavamo abandi, muri wowe hazavukamo ibikomangoma, muri wowe harimo abayobozi bakomeye, muri wowe harimo abayobozi b'ikirenga, muri wowe hari abazajya i Burayi, muri wowe hari abazakwira isi yose, muri wowe harimo abami n'ibikomangoma. Indu byakira vuga ngo amen. Imbuto wabibye ntabwo ari impfabusa. Yitegereze wihanganye izasohoka. Amen.